Bakunzi bacu twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu ntayorwa, ikiganiro mwigiramo byinshi ku bijyanye n'ubuzima, aho twibanda cyane ku makuru yafasha abantu bakeneye ubufasha bwacu bwa buri munsi, abana, abasheshe akanguhe, abamugaye, abarwayi se, abo bose muri rusange akaba ari bo bantu twibandaho, tukavuga amakuru, indwara zitandukanye, ubutabazi se, kugira ngo abo bantu bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi bafashwe n'aba bantu babakikije hafi yabo. Uyu munsi rero ngiye kukugezaho amwe mu mabanga yagufasha guta ibiro, nzirikana cyane yuko umubyibuho ukabije uri mu kintu cya mbere gitera nabyo kanseri. Nkaba rero ari uburyo bwo kugira ngo nyine twese hamwe dufatikanye kugira amagara meza. Nkaza muri kino kiganiro kukugezaho ibyo kwibandaho ndetse n'ibyo kwirinda nyine kugira ngo ube wagira ubuzima bwiza, ube wagira ibiro biri mu rugero, kugira ngo kandi wirinde kugera kuri rwa rugero nyine ruri mu mutuku, ari rwo rugero rw'ibiro birengeje ibyo wakagombye kugira bikurikije n'uko ureshya, bikurikije n'imiterere yawe. Hari ibyo rero kwibandaho, hari ibyo kwirinda. Reka mpere ku byo wakagombye kwibandaho. Ikintu cya mbere ni amazi. Wibuke yuko bavuga yuko amazi ari isoko y'ubuzima, ndetse bakaba n'abayigereranya n'ubuzima ubwabwo. Ni ukuvuga nta mazi nta buzima, kandi koko turabizi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amazi rero ni ingenzi ku muntu ushaka guta ibiro cyangwa se kugira ibiro nyine yakagombye kugira, no kutajya kure nyine y'ibikwiye. Amazi, ikigero cy'amazi ni ngombwa. Wibuke ko umuntu agizwe n'ahanini n'amazi. Ubwo rero ni ngombwa nyine ko mu mirire ye, mu mibereho ya buri munsi winjizamo akamenyero ko kunywa amazi uhereye cyane mu gitondo umuntu akibyuka, nibura ibirahuri 2. Noneho nuko amasaha uko umunsi ugenda ukagenda nawe wongera cya kigero, ukanywa ikirahuri se, ukanywa 2 ubishoboye, ku buryo umunsi uza kurangira ikigero cy'amazi gikenewe cyujuje. Uretse n'amazi rero ushobora gushyira muri gahunda y'imirire yawe kunywa icyayi, ari icyayi tevere, ari n'icyayi gisanzwe kiriya cy'umukara. Ibyo nabyo bikongerera urugero rw'amazi mu buzima bwawe, ndetse n'ikawa. Hari ibyayi byinshi bitandukanye, ariko n'ikawa nayo irafasha, gusa ntuyirenze kuko nayo hari iyo warengeje urugero rwo kunywa nyinshi, hari ingaruka usanga ikugizeho. Wibuke yuko nanone muri gahunda nyine yo guta ibiro, wirinda gushyiramo isukari nyinshi, wirinda gushyiramo amata, kuko ibyo nabyo biza kukongerera urugero rw'isukari, kandi isukari ni nyirabayazana nyine yo kongera ibiro. Ibyo rero ni ibyo kunywa. Noneho hari n'amasupu ushobora kunywa yo mu mboga. Imboga ubwazo, imboga mbisi, cyane cyane ziri mbisi, ukazirya nk'amasalade, ziragufasha. Zose ziteye nk'amashu, ziriya za lettuce, chou-fleur, amashu ubwayo, biriya byose biragufasha nyine guta ibiro, ukabikoresha mu masalade cyangwa se no mu yindi mitekere, ariko ukirinda nyine gushyiramo ya mavuta aza kukubera nanone impamvu yo kongera ibiro. Hari imboga rero nyinshi zitandukanye, hari za beterave, hari kokombure, hari chou-fleur, hari epinare, za karoti. Imboga ni nyinshi, hari ibihumyo. Imboga ni nyinshi wakwifashisha mu kugabanya ibiro, ariko nyine ukirinda gushyiramo amavuta ndetse n'umunyu mwinshi, kuko biza kugutera ibibazo. Za kokombure,
ibihaza nabyo ni byiza, ibishayote se, ibirayi, ariko nabyo ntubikarange, ukabiteka rwose bimeze uko nguko. Ibyo ngibyo byagufasha mu kugabanya ibiro. Ababasha kugera mu masoko arimo za borokori, nabyo birafasha. Reka nkubwire noneho, hari n'imbuto. Imbuto nazo zagufasha muri urugendo rwo guta ibiro cyangwa se mu kurwanya ko byiyongera. Imbuto wakwifashisha ni imbuto ziganjemo ikigero cy'amazi. Izo mbuto nakubwira nka watermelon, harimo ijambo water nyine kugira ngo bakwereke yuko ari amazi. Ni urubuto nyine rugizwe n'amazi ku kigero cyo hejuru. Hari na za pome ziraboneka, nubwo mu Rwanda zitahari cyane, ariko ku masoko ushobora kuzibona. Pome narwo ni urubuto rufite amazi menshi. Hari amacunga, hari indimu, ni imbuto nyinshi zishobora kugufasha muri runo rugendo. Hari fraise, ziriya mbuto z'umutuku zose zagufasha, pamplemousse, avoka n'izindi mbuto muri rusange zishobora kugufasha, ukazirya kenshi gashoboka. Biragenda bikakugirira akamaro mu buryo bwo kugabanya ibiro cyangwa se ntubyongere. Hari n'urubuto bita mero, narwo ku bantu batuye ahantu rubasha kuboneka, narwo ni urubuto rwiza mu bijyanye no kugabanya ibiro. Avoka yo iza nyine igizwe n'amavuta burya, ariko amavuta meza aza kurwanya ahubwo ya mavuta abantu za mayoneze n'iki ugasanga, cyangwa andi mavuta aba yakoze ibinure mu buzima, ugasanga avoka iraje igufashe kubigabanya. Nkubwiye amazi, nkubwiye imboga, nkubwiye imbuto. Imboga zo ushobora no kunywa y'amazi watekesheje imboga. Akenshi murazi umuntu hari igihe umushyiramo amazi menshi ugasanga ukeneye kuminina, ariko arya amazi nayo wamininnye mu mboga ushobora kuyanywa aho kugira ngo uyamene, kuko burya aba yuzuyemo intungamubiri, kandi ukayanywa ako kanya nyine atangiritse. Ibyo byagufasha. N'amasupu rero, ushobora kuba udakunda imboga runaka, puwaro se iki, ariko washyira nko mu masupu. Ni urugero rwinshi uba wongeye mu mubiri wawe bw'amazi, kandi hiyongeremo imboga nyine, bikagufasha waziseye nyine. Kuri iki gihe ibikoresho biraboneka, hari za paswari zisanzwe, hari za mixeri nazo ziraboneka. Ibyo ngibyo byagufasha nyine mu kongera urugero rw'amazi mu mubiri wawe, ukirinda nyine muri ayo masupu gushyiramo amavuta menshi n'umunyu mwinshi, kuko byo biraza kugufasha kongera ibiro. Ubwo rero ikindi ni ibirungo. Ibirungo nabyo ni ingenzi ku muntu ushaka guta ibiro. Ibirungo hari nka gingembre, hari ibitunguru, hari poivre, hari za curcuma, kimwe, ni ibirungo byinshi bishobora gufata umuntu kugabanya ibiro. Gingembre bakazita tangawizi mu kinyarwanda. Ibyo birungo rero ni byiza ku muntu ushaka guta ibiro. Ikindi ni icyayi. Kugira akamenyero ko kunywa icyayi mu buzima bwawe ni byiza, yaba teve, yaba kawa isanzwe, yaba icyayi cy'umukara, ndetse n'ibindi byayi bishobora kuboneka, byose ni byiza. Ushobora nanone gushyiramo mu mirire yawe ibishyimbo, amashaza, biriya byose ni byiza.
hari flaco d'avoine, ibingibi bigurira mu maguriro, nayo ni nziza cyane cyane kuyinywa mu gitondo, bituma wumva uhaze bityo nturyagagure, kandi bikagufasha nyine kumva umerewe neza. Umuntu akenera none poroteyine muri runo rugendo rwo kugabanya ibiro. Poroteyine ukaba wayikura nko mu magi, mu gitondo se, cyangwa mu mirire yawe ukaba washyiraho amagi cyangwa se inyama z'umweru, ziriya z'inkoko, amafi se uyabonye, byagufasha kubaka umubiri wawe bitagombeye kuwangiza. Turaza kubigarukaho mu byo kwirinda, kuko nk'inyama z'umutuku zo barazikubuza, ukaba wanazigabanya n'iyo wazirya, ariko ukazigabanya ku muntu ushaka kugabanya ibiro. Umugati rero nawo mu kuwurya, abantu benshi bakunda umugati, wawurya ariko ukareba wa mugati ukozwe mu ifarini yuzuye, uwo bita pain complet, ifarini y'ingano se, y'ibindi binyampeke, ariko yuzuye. No ku ibara kenshi ntabwo bisa, hari wa mugati w'umweru uba wakoze mu ifarini yo mu nganda, uyu nguyu basanze urimo isukari nyinshi, utari mwiza nyine ku mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu bagira inama yo kwibanda kuri wa mugati usa uhinduye ibara, ujya kuba maro, niko navuga, aho kugira ngo urye wa wundi w'umweru. Mu maguriro akenshi usanga uhari. Ikindi ni ukurya yawurute nazo ziragufasha muri uru rugendo, ndetse na foromaje. Ariko mu kubihaha, mu kubigura, ukareba bya bindi biba byanditseho 0%, baba babikoze ku buryo bakuramo ibintu byose bishobora kugutera ikibazo, amavuta menshi, mbega usanga ariyo nziza. Za 0% nizo wakwibandaho. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo mu bintu ugomba kwibandaho. Hari ibyo rero kwirinda muri runo rugendo. Ibyo kwirinda ni ibihe? Icya mbere ni isukari. Ushaka guta ibiro, ugabanya isukari. Mu kunywa, mu kurya hose ukabicunga, cyane ya sucre rafine, ya yindi yakorewe mu nganda, isa n'umweru. Umva, ibisa n'umweru ibengerana, iyi ngiyi niyo kwirindwa. Ahubwo mu kugura, niba unashyizemo, wahitamo ya yindi y'ibara rya ru, bayita ru, sucre ru. Akenshi hari n'igihe bikorwa mu bisheke cyangwa mu bindi bintu naturel, kurusha ya yindi y'umweru inganda nyine ziba zahinduye kugira ngo ise neza. Hari n'ibindi biryo rero bibamo isukari, mu kubirya nabwo wacunga cyangwa ukabihagarika iyo ushaka guta ibiro. Harimo ayo magato, harimo iyo mitobe nyine ikorerwa mu nganda, ziriya za soda, inzoga nazo burya zibamo urugero rwinshi rw'isukari, alukoro. Ni ukuyihagarika. Wibuke ko n'ubundi bavuga yuko utagomba kurenza ibirahuri 2 ku munsi, cyane inzoga z'urufuro nazo ukazireka. Amavuta aturuka ku matungo ya beurre nayo ukayareka, ahubwo ubwo ukakoresha amavuta aturuka ku bihingwa, nka za huile d'olive, aya niyo meza. Za biscuit n'amagato na ya migati y'umweru nyine nakubwiye, byose ukabihagarika, byongera ibiro. Hari rero ibindi biri mu maguriro bita sereyali, cyane nka biriya sereyali ni ya mpeke, ni za graine baba bahinduye, niba ari ibigori, niba ari iki, bakabyumisha bakongeramo isukari kugira ngo nyine biryohere umuntu
baze kubigura. Biriya nabyo bibamo isukari nyinshi. Ku muntu ushaka guta ibiro wazireka sereyale, abantu benshi bakaba bazifata mu gitondo nyine mu mwanya w'umugati w'iki, bakaba bafata ziriya sereyale. Ariko ku muntu ushaka guta ibiro no, biriya urabireka. Inyama z'umutuku, inyama z'umutuku nazo ntabwo ari nziza ku muntu ushaka guta ibiro, ahubwo nicyo nakubwiye nyine, wakoresha inyama za dendo, z'inkoko n'ibindi byose biguruka, cyangwa se amafi n'inkwavu. Ziriya z'umutuku zose ukazireka. Iz'inka, iz'ihene, ziriya nizo bashyira mu rwego nyine, z'ingurube bashyira mu rwego rw'inyama viande rouge. Hari amavuta rero nanone, nubwo ari ikimera bita tournesol, aya ngaya nayo wayagabanya mu bijyanye no kongera ibiro cyangwa kugabanya ibiro. Ibiryo bikaranze muri rusange, amafiriti, amasote, amandazi, bya bindi. Noneho niba ari na ngombwa gukaranga, ukakarangisha utuvuta dukeya, kandi natwo ntureke ngo dushirire, ubone gushyiramo ibiryo byawe. Twabonye yuko mu kiganiro cyo kurwanya kanseri ari byiza kongeramo nyuma, cyangwa se ugashyiramo urutunguru, ugahita ushyiramo ibiryo byawe utategereje yuko bishirira. Hari ibiryo biriya bikorerwa mu nganda bita charcuterie, inyama baba bumishije, bafite ukuntu bazitegura, noneho bakazigurisha ku buryo umuntu yazirya hashize iminsi. Ariko ziriya nyama nazo wazigabanya, kuko ziriya nyama bakenshi bashyiramo umunyu kugira ngo zirambe, kugira ngo zibikike, noneho ugasanga zifite umunyu mwinshi ziriya nyama, cyangwa bafite ibindi bazivanzemo. Ziriya nyama ku muntu uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro ni ukuzihagarika. Za sosiso, za jambo, izo zose zijya mu murongo wa za charcuterie. Mu maguriro ano agezweho niho bazigurira. Izi nyama rero wazihagarika, ahubwo ukajya urya izo uguze ziri frais, inyama cyangwa se wibagiye wowe ubwawe, noneho ukazitunganya. Ibiryo byo mu nganda rero muri rusange, uretse n'inyama, nabyo ni ukubigenza gahoro, ni ukubigabanya. Unabishoboye ukaba wabireka. Hari ibiryo nyine bategura byo mu nganda, amafiriti yo mu nganda, ibiryo baba bashyize mu bikombe. Ibi biryo byinshi ushaka kugabanya ibiro urabireka, kuko ni ibiryo akenshi baba bongeyemo nyine amavuta n'amazi, baba bongeyemo umunyu, amasukari, kugira ngo biryohe bibikike. Ibyo ngibyo wabireka muri urwo rugendo. Wibuke yuko umuntu utangiye urugendo rwo kugabanya ibiro, ugomba no kubifatanya n'izindi nama nyinshi bakugira, harimo kugenda, kugira icyo ukora, ugakoresha umubiri wawe, ugakoresha ibyo ngibyo nabyo urya, kugira nyine bize kuvamo ibindi bikugirira akamaro. Siporo, bakakugira inama yo kunywa amazi iyo twayavuze, bakakugira inama yo kutahama hamwe, ngo ubu uri umuntu uhora uryamye cyangwa wicaye hamwe. Ibyo ngibyo rero byagufasha. Nkaba nkuhaye courage wowe wiyemeje kubitangira, wowe wiyemeje urwo rugendo, nkaba nkwifurije amahirwe. Birashoboka. Hari abantu benshi babigezemo bakava ku biro, bakaba banatakaza ibiro 20 cyangwa bingahe, kubera nyine ni ukubyiyemeza. Binashobotse wanabyandika n'ahantu uti urugendo ndarutangiye, buri munsi nzajya nkora ibingibi, ibi biryo nubwo nabikundaga, nubwo biryoshye, ndabikura mu biryo nakundaga kurya. Ibiryo
ukibanda nyine ku biryo nakubwiye, harimo imbuto, harimo imboga, harimo ibirungo, harimo icyayi, amasupu, iki n'iki, ugomba kwibandaho. Ikiganiro cyose ucyumve kandi uzambwira ko byagufashije, uzagera ku biro nyine wifuza. Murakoze rero, mugire amahoro. Njyewe ubaganije nitwa Céline Uwera, nkaba nkomeje kubaha ikaze kuri uru rubuga rwacu. Hari ibiganiro byinshi cyane tuganira, byose bigamije kudufasha kugira amagara meza kandi bikabagezaho amakuru yafasha mwebwe ubwanyu, abo mureberera, abana batoya, abafite intege nkeya, abo murwaje, abakecuru, abasaza, abageze mu zabukuru muri rusange, ndetse abarwayi n'abamugaye. Tuzajya tuganira ku butabazi n'ibindi byose, n'andi makuru muzajya mudusaba, ariko yose yo mu murongo w'ubuzima, wo kurengera ubuzima. Wibuke ko amagara arasesekara ntayorwa. Murakoze.